So guys, igitondo cyiza kuri buri wowe wese uri mu mpande enye zitandukanye, haba mu gihugu cy'u Rwanda, hanze ndetse n'ahandi upfa kuba wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeye, ariko mbere na mbere reka mbanze nkubaze niba ibi bintu ko ari bibiri kubyemera. Wemera Bibiliya ntagatifu? Yego. Wemera Bibiliya yera? Yego. Niba ari yego, witambuka kuri iyi video, kuko Matayo 3:7 aratubwira ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Please ndagusabye mbere na mbere kora subscribe, kore like, usharing iyi video, kuko tugiye kuganira ku kintu gikomeye kandi cy'ingenzi cyakugirira akamaro. Birashoboka ko waba uri umwe mu bantu tugiye kuvugaho iki kintu, cyangwa se uri bwisange muri ibi byiciro bibiri. Uri umumama, uri umukobwa, cyangwa se uri umusore, cyangwa uri umugabo. Nimwe bantu mutegerejwe hano muri iki kiganiro. Ikintu cya mbere nshaka kubabwira, niba ari icyaha cya mbere kibaho, niba ari ikintu kibi cya mbere kibaho, ikosa rikomeye rya mbere ribaho, no gukinisha amarangamutima y'umuntu. Iti gute rero? Gukinisha amarangamutima y'umuntu nibyo kuri wowe uba wumva ari ibintu bisanzwe, uba wumva nta kibazo kirimo, weshya umuntu ukamubwira ibintu uko ubyumva kandi atari ko biri, wowe arumva ari bisanzwe. Ariko ishyire muri wa mwanya wo uri kubibwira. Iyo amaze kukwizereramo, yumva yuko ibyo umubwira ari ukuri, arabyakira akabyishyiramo kandi akumva ko ariko bigomba gukorwa. Ikibazo rero dore ahantu kiri. Ibi bintu duhita tubifata tubishyire mu rukundo, umusore n'umukobwa, cyangwa se umugore n'umugabo. Please inshuti yanjye, umugabo cyangwa umusore, rekeraho, hagarika, stopinga gukina n'amarangamutima y'umuntu, kubera ko byaragaragaye, ubushakashatsi bwarakozwe, bigaragara ko 60% by'abantu barwara uburwayi bwo mu mutwe babiterwa n'ababa barabakinishirije amarangamutima. Hari uko yakinishirizwa ukiri umwana, maze kuba mukuru, ibyo nabyo bigenda bigira impact ku muntu zitari nziza. Umukobwa, umumama, n'undi wese ubasha kujya mu rukundo, please rekeraho gukinisha amarangamutima y'umuntu, umwizeze ibitangaza mu rukundo bidahari. Kubera ko bimaze kugaragara ko bifite ikintu kinini gikomeye kandi kitari cyiza bisigira ababibayemo. Niba warigeze ukundaho, wigeze ubibonaho, wigeze ukundwa, cyangwa se wowe wigeze ukunda, nyuma wa undi wakundaga uramubura, mu by'ukuri imagine ibyaje kukubaho nyuma, cyangwa ibyo watekereje nyuma yo kumubura. Niba koko waramukundaga by'ukuri, ese byagenze bite muri wowe? Tubwire. Video y'ubutaha rero tuzakubwira ibintu birenze 3 kiriya kintu gishobora kugusigira bitari byiza by'uburwayi. Ni ukuvuga ingaruka 3 bigutera kandi zitari nziza. Icyo nasaba rero inshuti zanjye, haba ku bakobwa, haba ku basore, haba ku bagabo, haba ku bagore, tureke gukinisha amarangamutima y'umuntu, tureke gukinisha amarangamutima yabo duhorana, inshuti zacu n'abandi bose. Kubera ko nk'aho ibyo bidahagije, uretse no kuba uba uri gukorera ikosa uwo muntu uri kubibwira, ariko no mu mategeko birahanirwa. Gukinisha amarangamutima y'umuntu birahanirwa. Ntabwo ukwiye kwicara ukinisha amarangamutima y'umuntu. Ndabakunda cyane rero, nakagaruka ubutaha tuzareba ingaruka zo kuba wabeshywa mu rukundo, cyangwa se ingaruka zo kuba wowe wabeshya mu rukundo, ukabeshya umuntu ko umukunda kandi utamukunda,
cyangwa se ngewe nkabeshywa ko nkundwa kandi batankunda, nyamara ngewe narabigize serige. Ubutaha tuzareba ingaruka 3. Ndabakunda cyane. Kora subscribe, like, share na comment, ubundi sharing iyi video ku nshuti zawe. Inshuti zanjye, natangiye mbereka ibi bitabo ko ari bibiri. Niba ubyemera kandi ukaba wemera niyo mu ijuru, iyi video ntubure kuyikoreraho subscribe, ntubure gukora like, ntubure gutanga comment, ntubure no kwisangiza inshuti zawe. Please, ndakwinginze bikore, ubundi tubane mu mahoro. Twese ibyo tubona, ibyo duhabwa, uko tubayeho, uko tumeze kose tubikesha uwahumetse ijambo ry'Imana. Ndakwinginze rero nkorera ibyo ngusabye. Subscribe, like, share, comment, tubane mu mahoro. Niba nakunda ukore challenges kuri ibi biganiro. Ciao ciao.